mwari mugubwa neza rero nongeye kubasuhuza bakunzi ba mwari mugubwa neza kandi mukaba n'abakunzi b'uru rubuga rwacu rwagubwa neza nongeye kubasuhuza rero ngira ngo mbaganirize cyangwa se mbereke ibyiza byo guhinga ibitunguru hafi y'urugo. Ibitunguru rero bifite impamvu zitandukanye mbashije kubereka buryo ki mushobora guhinga ibitunguru hafi y'urugo kubera impamvu zigera hafi mu 10 nshaka kuzabanyuriramo mbigisha ibijyanye n'akamaro ko kurya ibitunguru by'umwihariko ariko ibitunguru bibisi. Abantu benshi buriya iyo urebye umubare ku ijana 80% barya ibitunguru bitetse ariko 20% bakarya ibibisi, ariko rero abo bifitiye akamaro kurusha abandi na 20% barya ibibisi. Yego n'ibitetse nabyo ni ingirakamaro ariko hari indi mimaro myinshi cyangwa se izindi mpamvu nyinshi zakagombye gutuma abarya ibitunguru mu buryo bubisi biyongera. Rero impamvu mbatembereje aha ngaha ni ukugira ngo nzabagezeho impamvu zigera muri 11 zigomba gutuma dukangurirwa cyangwa se duhagurukira kuriya ibitunguru bibisi, by'umwihariko ibi bita ibitunguru by'amababi. N'ibitunguru rero byiteke cyangwa se onyo nk'uko babivuga nabyo tuzabirebaho, ariko reka mubanze mugire icyo ibitekerezo mutanga. Impamvu ya mbere, mbese mwari muzi ko buriya ibitunguru bigabanya umuvuduko w'amaraso ku bafite ibibazo by'amaraso yirukanka cyane mu mubiri. Mwari muzi ko se ibitunguru bibisi buriya bifasha umubiri kuringaniza isukari. Ni bimwe rero mu mpamvu nzagenda mbasobanurira zigomba gutuma wiyegereza akarima k'igikoni cyangwa se akarima k'ibitunguru hafi y'igikoni kugira ngo buri mafunguro yose bibe bikuri hafi. Uba uri kurinda urugungano ngogozi rwawe, by'umwihariko urinda n'umubiri wawe. Reka rero mbasangiza aka kavideo, ibindi tuzagumya tubiganira. Ni mwarimu wanyu gubwa neza ubasuhuza, mujye mukora like kandi mutanga n'ibitekerezo.